sinavuga ubwibone muzabibaza Nebukadineza yubatse Babuloni mu buryo bugezweho ngo arangije yikomanga mu gatuza. Nagira ngo mbwira abagabo bari hano, mwibuke ko hirya yuko muba muri abagabo hari undi mugabo yitwa Yesu tugomba kugandukira, tukumvira, tukamukuraho amabwiriza tuyoboza umuryango. Nebukadineza yumvise, Imana yumvise atayihaye icubahiro, yohereza marayika kumwigisha. Aragenda amujyana mu ishyamba musigaho. Ageze aho atazi ko azahamara imyaka 7, ngo imyaka 7 ishize ngo akenge karagaruka, ngo ahimbaza ibaho ibihe bitazashira. Aravuga ngo menye kuri Imana yimika abami igakuraho abandi. Imana yavuga ngo usubira mu bantu nico nashakaga. Ako kantu kavuga ngo Imana yimika abami igakuraho abandi yakize imyaka 7. Uzi kujya gufata inguzanyo utabanje no kuyoboza Imana inzira, utabanje no gusenga, ukumva gusa uzashobora wunguke kubera ubwibone, ntuyoboza Imana inzira. Amafaranga nahirayo nibwo uzibuka gusenga. Wagiye usenga mbere ukagandukira Imana, ukamenya kuyubaha, ukayoboza Imana inzira ukwiye gukora. Ubwibone burakubwira ngo ndi umukobwa mwiza muri rusengero sinabura umugabo, nukuri uzumigwa. Abo wita babi bose bazabanza barongo gureba, uzagegwaho igihe uzamenya ko Imana ariyo yubaka ingo. Ubuzi ko uvuka mu muryango ukomeye utabura akazi, inkweto zizahengama. Kugeza igihe uzamenya ko Imana yimika abami igakuraho abandi. Hanyuma indi karande mbi ni amaraso. Amaraso ahora ahamagara andi maraso. Mwari muzi ko Bibiliya ivuga ngo amaraso y'Abeli kugeza uyu munsi aracahamagara, aracasaba guhoregwa. None dufite inzirakarengane miliyoni zapfuye. Ejo bundi mu myaka 25 ishize dufite ubutaka bukwiye gusengerwa. Sonatibe bakuye abatutsi muri Eto babanyuza Sonatibe uriya muhanda wose kugera i Nyanza. Muzandebere accident zihabera buri gihe. None ikintu kimbabaza, amatorero ari muri kare y'agacukunta ngana bananiwe no kubaka igicaniro kuri uyu muhanda ngo bahumanure, bahakorera igaburo ryera, amaraso ya Yesu ahumanura uriya muhanda. Amaraso ahora ahamagara ndi. Gufatwa umva bitworoheye, kwiyambura ubuzima ntaco bitubwiye kuko hari amaraso ahora ahamagara. Nutareka ngo amaraso ya Yesu akutwikire, imbabazi z'Imana zikubeho, amaraso ahora ahamagara. Kwica wabikora ukuyemo inda, wabikora uko wabikora kose, kwica kose ni icyaha. Bibiliya ivuga ngo ntukice akadomo. Byaba kwica wowe ubwawe, byaba kwica undi muntu, kwica ni icyaha. Hanyuma reka tube turekeye ibyo dukomeze n'imbogamizi ya 5. Imbogamizi ya 5, impamvu bakwiye kuyoboza Imana inzira nuko hari inzitizi zishobora kubamburira ubutunzi bwabo mu nzira kandi baraburuhiye. Inzitizi ya 5 ni ubuswa. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo abantu banjye bishwe no kutamenya. Mu gihe cyo kwa Mose abantu barakiraniwe, Imana ibateza inzoka zirabajya. Hanyuma Imana ibwira Mose ngo ngize imbabazi, kora inzoka mu muringo yimanike. Abantu nibayireba barakira ubusabwe bw'inzoka, barapinga kandi bariho barapfa. Bibiliya iravuga ngo bahitamwo kwicwa n'ubusabwe bw'inzoka. Muri iki gihugu hashize imyaka irenze 100 umusaraba umanitse, ariko abantu bishwe n'ubusabwe bw'ubusambanyi, n'urumogi, n'ubusinzi n'ibindi byose, kandi umusaraba umanitse. Uba aka gace kamenye ko hano hari itorero, bakwiye gukira ubusabwe kuko hano Yesu ahakiriza ubusabwe bw'ibyaha, ariko abantu barashishwa n'ubusabwe. Ubuswa ni ikintu kibi. Yesu yageze Yerusalemu, bamwereka inyubako y'urusengero, avuga ngo Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho. Nashatse kukubundikira nkuko inkoko ibundikira abaswi ntiwabyemera kuko utamenye igihe cyo kugendererwa. Nagira iyi minsi 21 nico gihe cyawe cyo guhura n'Imana. Nubikerensa ushobora kutazagira andi mahirwe nk'aya mu buzima bwawe. Igihe cyo gusugwa n'Imana ntugitesha agaciro. Ubuswa ni ikintu kibi. Mu bihugu bikize munsi y'ubutaka, Kongo niyo ya mbere, isi yose ni hivomo, ariko abakene ba mbere baba muri Kongo. Umenye ibi bintu ibi tugenda nibi. Umurongo umwe wagukiza ukakugeza ahantu kure, ariko wiganyira yavuze ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Hari abana babiri barakuranye, hanyuma umwe
bari bavuka mu bihugu bitandukanye ariko bareregwa hamwe. Umwe arakira cyane, undi arakena cyane. Noneho wa mukire yaje kuza muri ico gihugu ahura na wa mukene. Ambwira ngo ko ubuzima bwanze habaye iki? Ambwira ati nyine ubuzima bwaranze. Avuga ngo ngiye kuguha sheke izakubera urufatiro rw'ubuzima. Wa mukene ajya kuri banki, asanga harinze polisi. Areba ukuntu bareba, aravuga ati ninjiye banyica. Ahita atwara sheke ayicira munsi y'ikarito yajyamagaho irindi isaza. Yongeye guhura na wa muntu nta ubuzima butarigeze buhinduka. Arambwira ati habaye iki? Aravuga ati nagiye kuri banki ndebye ukuntu bareba, ndavuga ngo banyica. Yesu yaduhaye uburenganzira bwo gusinya PO, parolodre ya Yesu. Dushobora gusaba ico dushaka. Imigisha yose yo mugakiza kubw'ubuntu bw'Imana twarayihawe. Numvise indirimbo ngira ngo yararuma ivuga ngo Imana yafashe ngo ibintu byiza byose ngo ibishira muri Yesu iramuduha. Rimwe nagiye muri Tanzania bambwira umusaza bamutumiye mu giterane, bamukatishiza ticket yo mu mwanya wa mbere, bawemerewe kujya no kujyama. Noneho ageze muri gari ya moshi yicara ahantu mu ntebe, abandi bakajya kujya bakagaruka, iminsi 3 yose inzara iramwica. Noneho inzara igiye kumwica, aragenda aho batangira ibiryo, aravuga ati mumpe ibiryo, arajya. Arangije ahita amanika amaboko, aravuga ati umva ngende umupasiteri, nta mafaranga mfite, nimushaka munyice cyangwa munyohereze mu gikone koza amasahani, inzara rigiye kunyica. Bavuga ati duhe ticket yawe turebe. Barebye basanga yari yandikiwe kujya iminsi 3, inzara yaramwishe kandi biri mu itike. Yesu ntabwo yakase bimwe ngo ibindi abyihorere, no kujya birimo. N'imibabaro yawe nawe yarayibambiwe n'ubuzima bwawe bwose, ariko ushobora kuzicwa n'ubuswa. Kutamenya ko birimo bishobora kukwica. Umenye ko Yesu atanga amahoro yayaguha, umenye ko agira imbabazi yazikugirira, umenye ko avura imvune z'umutima yaziguha. Izindi mbogamizi nzazivuga ubutaha, iminota yacu irashize. Dusenge. Ntabwo Yesu yenda kugaruka, nanjye nzagaruka. Nagira ngo dusengane n'undi muntu bishaka, uvuga ati ngewe ndashaka kuba umunyakuri, Imana inkurireho inzitizi. Kanani irahari ariko mu nzira hari inzitizi. Mvuze 5, ushobora kuzabona izindi 10. Inzitizi ufite mu buzima bwawe urazizi. Haguruka dusenga. Ubwize Yesu kuri inzitizi ufite. Umubwira ati mwami ndagukunda ariko mfite icyaha cananiye, hari ingeso yananiye gutsinda. Umubwira ati Yesu ndagukunda ariko mfite umuntu nananiwe kubabarira. Umubwira ati Yesu ndagukunda ariko umutima wanjye warakomeretse. Umubwira ati mwami ndagukunda ariko numva ngwana n'ubwibone. Umubwiza ukuri yiteguye kugira icyo akora ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tukubereye abanyakuri, tukubwije ukuri ku buzima bwacu. Uradukura i Babuloni mbi y'ibyaha, udukura mu isi tujyana mu ijuru, ariko mu nzira hari inzitizi. Hari inzitizi mu myumvire, hari inzitizi mu mikorere, hari inzitizi mu myizerere, hari inzitizi mwami. Tukurireho inzitizi kugira ngo imigisha watuvuzeho idusohoreho. Wavuze ko imigisha izatuzaho kandi ikatugeraho, ariko twahuye n'inzitizi. Twatuye neza, twiyaturiyeho ibyiza, ariko inzitizi ntizabikunda. Turasenze ngo dukureho inzitizi uyu mugoroba, bariyazi zose zikugweho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abatishimiye mu ngo zabo kubera inzitizi bahuye nazo, izo nzitizi uzikureho. Abafite inzitizi mu mikorere uyikureho, inzitizi mu myizerere zikugweho, inzitizi mu kugukunda inzitizi zikugweho. Mwami twifuza kugukundisha imitima yose n'ubwenge n'imbaraga. Fasha itorero, fasha abantu bawe, duhagarika hakwiriye. Dushoboze mwami, dushoboze, tukureho inzitizi. Tukubereye abanyakuri, abatarakumenya, abatarakwakira nk'umwami n'umukiza. Uyu mugoroba ubaho ubuntu, bakwakire, bakumenye ko ari wowe mukiza wenyene. Mwami utanga amahoro. Ukora ikintu gisha muri aya masengesho, ukora ikintu gishasha, ukora ikintu gisha. Usenye ibihome, usenye ibihome, usenye ibihome. Izi ngeso zatunaniye, iyi kamere, izi karande zo mu miryango, izi mbaraga mbi tugwana nazo zidukize. Yewe mukiza w'abantu we,
yewe mukiza w'abantu, yewe mukiza w'abantu, kiza iri torero, kiza abantu bawe, dukize. Twanyuze mu butayu, tunyura mu bikombe, tunyura ahantu hakomeye, ukuri ku buzima bwacu nuko twahuye n'inzitizi, ariko ijambo ryawe riravuga ngo batinye gusaba umwami ingabo n'abagendera mu mafarashi, ngo kuko ngo bari babwiye umwami ngo amaboko y'Imana yacu atabara abayikunda. Ndagushimiye ko muri iri torero hari amaboko yabohora abantu mu mibabaro yabo. Ndagushimiye ko umanuye amaboko yo kudukiza, amaboko yawe magari, amaboko yawe yaturamira, amaboko yawe yadufasha, amaboko yawe yatubohora, amaboko yawe naramira bari bihebye, abadafite ibisubizo by'ubuzima, amaboko yawe abaramire. Imbaraga zawe nizibane natwe, uduhe kubohoka mu buryo bukwiriye, uduhe impano y'Umwuka Wera, tubashe gukora ubushake bwawe mu izina rya Yesu.